bijya binsetsa ngo bari kwa Yago ngo irene arizinjye numva ngo na Free Max ya bitive ari kubundi bira n'ibyahe biba kwisi njya mbumva ngo batangiye bava ngo kri nyoko ngisoko ngo KFC so wabanze ngita ngo ki press toka dori nare hunga niri nyene inkunga chino kwigunga shina gihunga wonza n'imbunda still nabanga Frodo mnamo wumva uryo ngwamo atwo namo byano ni virus aze muhunge muyange cyangwa muyikunde niyandi yasaze itabasiga ujefo ikakuniga igukoma igukandika ndakurutsa bavana mu punch kabambutsa ndambe block ndaburiza nika naso kwishaza mujye mu kamassage hagiye rimwe woga buri munsi ugora woga ariko urari ibintu byinshi mu mubiri wawe bitaravamo cyo kamasoko ajyana muri bwa bushyuhe iwana kugenda ugakamuka fresh tugare kuri iki bebe babonye bakazana ubunyano bakongera ko ugare kuri iki na Irene mask w'umuziki wo mu Rwanda abikanombe amwita Bruce Melody ni afite zikangara sigafite ubwo ni Balabas na muntu jinambaye box cyangwa ndi kumwe n'amabakenge ndi kumwe n'indege ariko Imana wagize wasanze narakijijwe icyo gihe twashaka ukuntu tubi What's up, what's good? Toxa, that's my name. Top Up TV niho uri. As normal as usual, nkuko bisanzwe ni content back to back. Kuri screen zanyu nkuko mubibona today, ndi kumwe n'umusaza Ewan, the super rapper number 1 mu gihugu. All the way from Kanombe. Kajas City Hood. Ariko Toxa. Ariko ajuta na komanze by the way. Ajuta komanze kabisa. Nsanze hano mu gitondo hakotse wallahi. Oya mujye manza bukobaga. Muzasanga no munatihumuye Kubagwiramo kabisa. Izi sizanye rero zo kutugwirama. Nta na kimwe ahubwo uvuga ati ahubwo njye nasanze yakabana isiga nkararamo nkakabyukiramo. Abantu basigaye bamfatirana tu. Nukuvango ariko Muhammad tungoye wallahi ibaze none usanga none nawunuje nambaye bogi nawunuje nambaye box cyangwa ndi kumwe n'amabakenge ndi kumwe n'indege ariko Imana wagize wasanze narakijijwe icyo gihe twashaka ukuntu tubikurikirana ukabanza ukite nese ubundi ninde wakurabuye ko ndi hano ubundi Toxa umusaza urabizi nyine twayirukana gakera nari numvuga ngo detecting ahantu abantu barenze baherere noneho dufitemo microchip mu mubiri kigaragara abantu nkamwe se mutwaye bwa muri Toxa ariko uranunguye uranunguye ubundi iyo wambwiye ngabanza gashyiramo n'agasuti ariko ubu hari icyo ubayemo oya ariko umuntu all the time umuntu araririye OG kunzi ba Top Up TV rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutipe hano n'umuraperi Evan abenshi basanga mutamuzi reka banza twibwire anatubwiremo n'ama freestyle abanza natubwire OG ni muntu ki I'm the top ibindi byose ni fo muri game naje ndi strong meta strong nzana oshi nkurya box ndinare yesa na mikino ni OGBOY no umuntu w'umuhungu usanzwe mu jene mu black gang rukara gang no murapa nubwo bitari byakundwa ngo umuntu abanza afate nako kantu kagahiti nako kanyenyeri ariko kazava imwe kazajatirwa yewana gafatwe fresh ariko yewana banda doga turi nundi gendemira ko ndadadoga ariko no ndo murapa hari n'abandi barapa bagenzi banabandi basura ariko kuba Toxa nyinjire na Top Up TV iwa uragendana nawe ajya bari ariko abanyinjiriye buriya ariko twanarukana kera by the way rero araburiye ariko raryoshye wana ko mbonye uzanye matara amamurika uzanye iki uzanye amakamera uzanye amadorerwamo bandirete ariko wallahi none se nk'ubu Toxa ubu turi kwa mbere kwa mbere iyo bigeze buramba afite ubwoba bw'iki icyumweru kiba gitangiye gusa kiba kizarangira
kiba kizarangira mani kubw'Imana. Ni kubw'Allah inshallah kubw'Imana bizakorwa kabisa. OGBOY rero ni umuraperi nk'uko mwabyumvise. OGBOY tubakubitiramo aga freestyle babanze banakumva. Ni bless itoka dori nare hunga nirinyeneye inkunga chino kwigunga shina gihunga wonza n'imbunda still nabanga frodo mnamo wumva uryo ngwamo atwo namo byanomvamo news bigwamo bahadi bikurimo ni fire y'umuriro pano muriro ku kicaro move mu bitaro shit mu biraro mwigize ibisamukwa bye n'ibihombo fast ibyo byombo zamani kuri bombo bugeze kuri strombo niga nagweza stoops neza chima miya swiza babia bye namarira ya Allah mwana mushize amavuta niga ndi stu areka sha ibintu byanyu nibanze muzabyikora kugera mu kwa mbere sha nago mbizi kabisa nago bizagera mu kwa mbere. Ago bizageza mu kwa mbere. Ya OGBOY rero ni umutipe ariko ikanombe hava barapazi benshi cyane bro. Ubundi Kanombe hava barapa. Nuko nyine abaryogo b'inyamirambo ngo bahehe baba bafite nyine umuntu bw'uburyogo bwinshi bavuga ngo niyongo yenwaye ngo niho mujyi ariko abarapa Kanombe nibo buzuye. Ni nkuko bavuga ngo ari abantu bavuga ngo Los Angeles ngo Compton ngo barapa. Ariko igiye New York usanga ari wabo rap ariko baba bacecetse baba bari low key nani Kanombe abinyamirambo rabasakuza la ariko abikanombe bava rap ba low key Bulldog Fireman akabo bose na Irene mask w'umuziki wo mu Rwanda abikanombe amwita Bruce Melody ni afite zikangara sigafite ubwo ni Balabas azagira umurapo w'inyamirambo yizana cyangwa ndi muhanzi Ikanombe ni wood y'abantu bakora low key ibintu byabo biza low key. Tuganira n'abakunzi bacu buri muntu afite uko yatangiye urugendo ngo muziki cyangwa uko yawinjiyemo nawe watubwira umuziki wawujemo gute wawujemo ryari n'iki cyatumye winjirira ni na ryari watekereje ko ufite iyo mpano yo kurapa. Jewe kunateje mfite impano yo kurapa nago niyumvagamo ko nzarapa. By the way natangiye nkunda gukina basket dumupeti aranyuka za school ariko urapa kunatara interpreta ingoma za Lil Wayne kera kabisa nayizi gufata ama lyrics ya Lil Wayne kuko niyo muhanzi nakunze mu muzima ariko je numvamo ibyo kurapa wapa ariko hari gihe rimwe nakundaga buri murapa kuntu wicara ukiga ukandika kwandika nabitangiye mfite nk'imyaka nka 12 studio bwa mbere ninje studio 2017 twe twavutse ku note 10 twavutse ku note imyaka yacu nago tuje niba uvuze 2017 kure yo 20 iri imbere ubwisigara niye twe nago tuzibagirwa imyaka yacu. By the way nigo ninje studio ntago ngiye kuvuga ngo nagiye studio yo atavuga kuyinjiramo ngiye gukora ibyanjye yakwicara studio ngo ngende numva iby'abandi icyo nabitangiye ndo umupeti bya danger umuziki wawe yumvagamo ku buryo icyo gihe wajyaga gukurikirana umuziki ukorwa gute ariko ngiye kuvuga ngiye gukora ingoma ya mbere nayikora 2017 niga mu Ruhango zabo mu Ruhango hari ubu studio buri aho ngaho bwari ubu studio nyine bwa make hagikorwa nako bagwaga CD ntago ribazanira ama flash ikintu umuntu atazamo n'ibintu bya fresh nkora ingoma buriya ariko naje gusanga hip hop buriya hip hop ubuzima naje gusanga nayigize shiri nayigize be nayigize bu nayigize shu kuko ni ikintu cyamangayikishije ni ikintu nagizemo ibibazo yaba ari umuntu wivumbura Allah mbanarariye yahuzo papa banarariye yahuzo ariko niko akunda umubebe barajya akakurogesha za TZ kagwata kakajama kangumeho byarawaye nanze kuva icyo gihe 2017 ko nakwanya n'umurapa amwitaga Taiki umurapa yaro yatagaza yari mu Ruhango yigaga yari mu Ruhango yewe nyawe nyine icyo gihe ndibuka baduciye n'ubucwa bwariza agacumi
n'agacumi ga high school icyo gihe kabaga karenze producer yaduhaye iminsi icyumweru aduhereza sample aduhaye icyumweru kirangira nta bucwa icya kabiri nta bucwa icya gatatu ingoma yari yayisibye tayari yayisibye uriya rero uko mubona maze gukora ingoma nk'umunani ariko iyo mpfa kubona ngewe mfite gutya nkavuga ati nayumvisha abantu ni imwe yonyine mu ngoma umunani ntago nazo nzumva ngize n'amahirwe ntanazumva wallahi. Sasa bro hari ingoma yawe nigeze kumva waririmbiye umubebi ya umubebi abantu benshi bazi ko ari umubebi naririmbiye ariko ntago ngewe buriya ntago ndi padiri gusa umubebi yonyine buriya nasanze kugira ngo umuntu agire fame abantu uriya abajama mujama ashobora kuza kukubwira ati ingoma ngo yatwitse mani ngo ni fresh ngo ni iki ariko ntabwo yagenda ngakubiteho igitoki ngakande subscribe cyangwa kubite like so bizi ariko umubebi ukora ahora social media gutya umubebi mutwitse mani bro arabigukorera sub akayigukorera gusa njyewe ingoma nayirimbiye umubebi ariko nayo isa nkaho nanaca nongira ko mbona gutya by the way ingoma zawe uzishyira kuri ama platforms kubera agahinda nagiye nerwa n'abaproducer nahisemo ko ingoma mbe nzashyira bura nta ngoma nakora njye nashima never nakese kandi abandi bakambwira ati we wakomye bro wakubise wallahi watwitse imirongo iri muri iriya ndirimbo numvise iriya mirongo iramutse bayi produced neza production ari fresh iriya ngoma yaba ari nziza cyane yaba ari fresh ibyo ndabizi ariko njyewe bure ingoma nzashyira kuri channel bwa mbere izaba ari ingoma nanjye ubwanjye nakunze nta ngoma yanjye nari nakunda by the way ntayo kandi abandi bakowe barambwa mani wana wallahi watwitse wana wakomye mani wallahi verse yawe yari dope yari real shi ariko njye nkabwira ati hari akantu kaburamo mani ntago njye nayo feeling njye ntabwo nkunda ibintu byo kwihuta gikora akantu kumbuga abantu bakugira isese uzabe birangira ubaye nka Lucky Fire biraho ngaho yo watubwiye ubu umaze gukora ingoma zingahe muri studio ziri tayari ziri produced ingoma maze gukora ziri produced ni ingoma 5 ariko ingoma natanye yanjye mvuga ati nzaniyumva ni ingoma imwe nayikoranye n'umurapa by the way Liz Lauri wose je kabisa umere fresh n'undi bita Wayen nawe n'abarapa bakajas nibo twakoranye bo ntago bazanye busamba ingoma twarayitanye kina n'abakundiye ngo bangomijemo verse yanjye ariko izo ngoma zinde 5 haizo nakoreye Gatsata ingoma zinde 5 zo nakoze zo twarazikoze abajama bankoresha kakubita kubitamo freestyle kubitamo verse akubita freestyle kagatitamo verse twibera ngaho muri studio turi mu pull up ku mubembero wa fresh abajama none bakambwira ati none bro rabizi nawe ugomba gushyiramo amulale buke na gutya niki kandi icyo gihe nabaga nsa nabi bro badeli nabaga nsa nabi nabaga ndi muri survive ya hatari nabaga nsa nabi bya hatari bajama wamaga iminsi ubundi mayi iminsi rero wajya ngo ubunyishe bya hatari abajama nagarukaga nsanga none zabo ya verse yanjye n'imirongo yanjye bashyizemo ndi navuga siki babaga bashyizemo ntabwo navuga ngo ni rapper ntabwo navuga ngo next rapper navuga ngo ni co-rapper ni made in China rapper ni made in China rapper umuraperi wese aba yumva ari we ushoboye nuwo nguri kwita made in China nawe ku rundi ruhande ariko ni made in China umuntu waje agafata verse ya n'imirongo yanjye akayinjiramo we icyo yakoze yayirapyemo arayirapamo nkuko yamubwiye yinjiramo fresh ngo mirasoka bose bagiye banyinjira mu mirongo yanjye niyo ndi kujya harigema ndi ku ma platform yango ni mirongo yanjye bari kuyikubita bati cyamba narabaremeye wallahi bararabarekanye ntago kakwica je ntuzanabikore bro numva umuntu ari gufata imirongo yari kwirapa yabigize crowd ya feelings aba ari umufana aba ari mu bafana bibanga aba ari umufana ya OGBOY yo
hano mu Rwanda baraperi bahari cyangwa se babayeho of course ujya gutangira umuziki hari abantu warebaga ukavuga uti n'umuntu the way he flows in the beat uba wumva ari we mu raperi mu Rwanda urenze cyangwa se wari urenze uriya mu Rwanda sinzi ukuntu ari imeze kuva kera ntago nagiye umuziki wo mu Rwanda nagiye nkunda kuwufeka ariko murapa ngewe nakunze ikibazo cyiwe ntago yagize success kurya ari umuntu ngo wavuga ngo agira nyine ari success cyane ku barapa benshi murapa nakunze mu buzima mu Rwanda ntago namukunze gusa niwe numvaga mu Rwanda ngoma kuri flow yiwe yose yakubitaga ajyaga mu matwi nkagenda mena nkumva ari kunkubita ukuntu by the way ni Kapiro Pifra kabisa no murapa wuzuye nubwo nanyamvuga ngo Nyamirambo ngo nabarapa bava hano intango za Kajasi ba Buda ba Fire abandi bose nabina ariko Pifra by the way yarankomaga of course umuntu abafite umuntu mukoma akakwibagiza n'iby'iwanyu Pifra kabisa bana Pifra ni umuntu wagize abafana benshi buriya kuko ugiyemo abantu benshi bize muri kiriya gihe bigaga mu high school ntabwo wajya kubura umuntu muri high school nko muri promotion witwaga P subi wende bajyana gusanga ari abantu bitwa ba Khalifa buriya by the way ngiye turoko bajya bayitaga Khalifa mize no kunyita P seriously mize kunyita P mize no kunyita Khalifa hari n'abanyise Wizi ariko P yarakomye ariko na success we yagize ku giti cye cyo kibazo ariko mu new school bo rwose mbona Mani school rwose Mani school ndo Mani school zo monemera ni OGBOY ni OGBOY ni OGBOY uretse no kuvuga ngo ni school yo mu Rwanda ku isi yose ni OGBOY kono ku isi yose uri murapa nakunze ku isi yose ni rewind isi ko bakwitaga Wizi Khalifa Khalifa bavari nyitaga Ebana urana ndi bonsa man nari ndifite ibintu by'ibigango ari nka John Cena banyita Wiz Khalifa oya nza mva no toxa nawe uranyibuka yende kukubwira ngo none se umuntu akwita Wiz Khalifa uri John Cena bibaho ahubwo bayitaga Wiz Khalifa Shari sakiro wallahi nta kiro cyari gihari kabisa yo umuntu w'umuraperi urimo urwana no kuba wagera kuri fame iki target yawe ni mu bisanzwe mu gukora umuziki wawe target yawe ni yihesha kugera kuki man toxa ntago nshaka kuba superstar by the way superstar nshaka kuba superstar star ntabyo shaka ukora ngo muziyumvire mu cyumba bro banza umbaze icyo nshaka kuba OGBOY urashaka kubiki icyo bita idol cyangwa icon nana nka Jordan ni uriya Jordan nawe n'umuntu abantu bose niba bambara Jordan kuki se ariko ntago ubu ngubu nta muntu ukimufata nk'umuntu yabaye idol yabaye icon yabaye nk'igisculpture ariko se kuki uwo muntu wowe witwa Jordan afite amaboko ameze nk'ayo n'iki cyari uzarebe nka Kenya West basigambara za Easy zaki ariko nyine kuki bumva mu Rwanda ibyo ngibyo nyine superstar ni umuntu ugenda ukanya mu mujyi akahita aba superstar hari n'unya ntabwo byakugira superstar bro burya cyane umuntu aba superstar icyo ntago ari talent superstar buriya ntago ari buriya na Bin Laden ari superstar of course kubera ibikorwa bye superstar ntago ari ukuvuga ngo ni talent hari umuntu uba superstar kubera akana koze kakahita kaba public aba superstar buriya superstar ni umuntu uzakumenya abantu benshi bakakumenya ariko wowe utabazi benshi ukajya kumva nko mu bihugu ukavuga nka East Africa yose irakuzi ariko wowe utabazi uri superstar ntabwo nakubeshya ariko njye ndashaka kuba icon cyangwa idol kugira nzanambara keciri OGBOY
kuri t-shirt ya OGBOY, kuri kepo y'amabyi ya OGBOY, kuri chain yanjye yanditseho OGBOY, ibintu byose OGBOY. Abandi bapeti bagiye bambara bavuga ati wallahi ajye mu isoko avuga ati ni wallahi ndashaka OG 17 cyangwa kangahe, ati yo ana ku isoko bamubwira ati ariko papa wanjye uratanga angahe zisigaye zihenda. Ibyo nibyo umuntu ashaka kugeraho, niyo target. So OGBOY dukomeza tuganira awakongera ukatunyurizamo kandi kantu flows n'iki ibintu bw'ubugoma. Aya flow ntago nakongera kuyitanga wapi. Ndetse na Ega mfatiranye mu gitondo wallahi, bamfatiranye buriya nanjye no kujya mu kamassage hano akunda hano wabonye ubundi fresh. Aratwika buriya nanjye kujya mu kamassage bebe ari gushyushya amazi hano inyuma n'iki urumva. Ntago ari abakire abantu bagusinyisha ngo zuba n'iki ubanza mujya mu kamassage. Hari igihe rimwe ubura woga buri munsi ugora woga ariko buriya hari ibintu byinshi umubiri wawe bitaravamo. Jyewe kamasoko kajyana muri bwa bushyuhe iwana kugenda ugakamuka fresh tugare kuri iki bebe babonye bakazana uburyano bakongera ugare kuri iki bebe wallahi ntabyo deko no musongere mfuke niyo OGBOY hari amaslengi wallahi waraperi mujya muvuga aba bajama barara bahimba amagambo bimeze usika ikinyarwanda mwagihinduye neza wazanye ikinyarwanda nawe yarazi kari slang. None nawe mugenda mu slang kuntu ziza bitewe n'amayishiri ku isi. Hari igihe uhura n'akantu ukabona karagukomye ukahita ikikujemo nyine uvuze nyine ukabona kibaye slang. Buriya ngewe amaslang nagiye nyagira ari nk'iyo bita yola madala. Buriya yola madala icyo bivuze banza umamagara ariko ubundi OGBOY yola do yola do apana kuvuga ngo bibe yola do bamwifuje umugisha ati yola dola yola do umva umeze neza kandi umva utuje. Niyo slang no ni Kanombe bita umva utuje umutuzo n'umutekano. Kajazo zislang zihaba umva utuje umva umutekano. Yola do yola madala yo bita yola dala yola madala ni slang ivi Kanombe gusa. Uzagenda iwawe bagende basuze ngo mambo ngo vipi ngo yo ariko twe ntago tuvuga ngo yo wapi. Niyo la madala ni mu munsi w'iti yo la madala umukubisi ishaba ry'isi yose. Ari umva utuje umva utekanye hari yo la madala. Hari indi slang zari slang ni nyinshi zo kugigiza n'izindi slang ukajasi. By the way gusa kajasi hano babikaze. Uriya kajasi ntukabonamo abasazi. Uriya kajasi ntabwo nakunda ukavuga ko ni mu marembo ya airport by the way. Agiye i Burayi. Ntabwo twavuga slang. Buriya kajasi tugomba gushyiramo n'akanyabupfura. Akanyabupfura ewana agira ngo murazinjire wallahi toksa akubite agere Holanda akubite umuntu nakumva avuga ati se Kanombe ariko uvuga se handi aba airport use nakenjamo muri nabira bihungu bivuga kuri ya kiriya kirimi wallahi kigomba kuza imbere. Nayo turi abasirikare nyine turi imbere kajasa na turinze amarembo ya airport turinze iwana dufite security ihagije hano hose. OGBOY dusoza rero hano nicyo wabwira nk'abantu bakunda rap nk'abantu baba bumvise rap yawe n'iki ariko mani wanze kubakubita kandi ga freestyle bro. Kandi ga freestyle nakabimye batazandambirwa. Bazakurambirwa gute mani urabona nibwo abantu wenda bagiye kukubona n'iki bakubita ga freestyle kandi uziga twika bahita bavuga ati umuhungu none ni OG mwizina ari EP ngiye gukora. Hari EP igiye gukorwa muri no minsi inshallah nimba nyumeka another day another chance. Iyo mbyutse mu gitondo mvuga another day another chance. Nibikorwa ko EP nkabona karasotse harimo ingoma 5 gusa. By the way nickname zanjye zose ntabwo bazumvisha. Went OGBOY the African Violence. Violence rero ni ingoma igiye kwitonderwaho. Banze nkubita akantu gake.
ni virus aze muhunge muyange cyangwa muyikunde n'iyandi yasaze itabasiga uje fo ikakuniga igukoma igukandika nakurutsa bavana mu punch ikabambutsa ndambe block ndaburiza nikana naso kwishaza ni byinshi nshaka kugaragaza bibaho byinshi bitangaza benshi bandabura nka gotwa wallahi kuri mic singotwa wallahi ndafata mudafata wallahi murafatwa nuko yaganaga igikumakata nagukina saze mbakata rimwe kabiri gratata kuri sniper nakurata yo bro ase bakwakiriye hano ubundi hano ubundi murata kwakiriye hano aboro ngiye bura naraje nifata nk'ari mu rugo gutabyaranze nayo uko byagenze dore intebe nsanze nicayeho iminsi 2 ndi kureba utuntu tw'uduti arakuntu k'agakrima kaza uriya ngo n'abantu baza bwa mbere uriya impamvu abantu batakibabareba ngo bagire santimetero nka 10 birirwa mu bintu by'ibizu bifungiranye ibintu by'ibetaje bya bintu bifunga mu kanwa nka bya byuma hari ibyuma ugenda ukinjiramo araboro ngo kwa makuza bya byuma biba bisikana bigabanya imyaka ariko wize nko muri ubu buntu bw'ubutibuti technology utajya uyikoresha kugira imyaka itagabana utayikoresheje wapfa shashunu yanjye wapfa nozo wabigenza gute wapfa OGBOY basiga tugira ngo dutekere kuri gazi ngo kandi ngo nudacunga neza ngira kwica Allah inanda uzugura vuga ati ibyo bizagenda gute ngira kwica kandi ngo yitekereho ngo niyo nziza ngo sibwo ibyo bintu bizagenda gute abari atari papa technology gusa nk'abarapara ibintu byinshi tujya dufeka cyane njyewe nka movement yanjye rukara gang ni movement ndi gukora n'abandi boy no kutabasanze y'abana basanze ubu ngubu bari amapongi barimo bari inyuma bararyamye bari amapongi aragiye bananirwa OGBOY gasigara standard bwuma ariko babana niwe ni rukara gang ni gang yanjye buri ibirahanga buri niyo mpamvu ubona bagize nirungu urandi umwe ntago ndi kugufata fresh toxa ariko dero toxa ariko uranunguye usko duherukana nyuma tutakifuka amazuru n'inoza nibwo duherukana ataraza ngo byabyoreza ngo bituma ngo abantu ngo bataboneka ngo amazuru n'iminwa nawe none uzanye Africa iyo ngiyo yiza none ngo zanifatira amatwi yanyu muzayakata se bishoboke cyangwa muzayafunga ni mu matwi kagera mu bwonko wayafunga wayagira iki ni virus izabafata yo abakunzi ba Top Up TV ndetse n'abantu bakunda rap muri rusange n'abantu bakubonye bashobora no gukomeza bakagukurikirana nawe ukababwira hano bashobora wenda kusanga ku ma social medias. By the way, iki ni icyogajuru ko mukibona iyi ni Top Up TV. Top Up kini kiri top cyakomeje up ni icyogajuru apana bya bindi ngo byanjye numva ajya ngo ni ba Yago ngo ajya ngo nibi ngo irene umuntu arifata. Iyi ni Top Up TV ni icyogajuru ni mu bicu turi ku kwezi kandi Top Up TV nkuko nshimya Toxa bari gufasha abantu bose bari asaba rapa bari bose nambinda cyeka aba comedian impano zose uri kuzifata neza ukazizamura kandi by the way abantu nk'aba ngaba mu buzima bwacu babakenewe. Top Up TV rero yewana ikintu cya mbere ukora apana kwa kureba ukigira umuntu watanje ukigira umuntu w'umwatari ngo narebye utaka washyize igitoki rimwe ukirengagiza ugakanda gasabu nta kiba bitwaye papa yako ugakanda gasabu cyangwa ukahita ugenda ugakanda igitoki mama yake bamabuja aba sister du bose ba brother du mwese kabisa mugakanda kiriya gitoki cya subscribe kuri Top Up mukagera ku cyogajuru ku kwezi kuri Top Up ntago bukiri quiz ni ntago mazi ko ku kwezi haje ibiti bazi ko rero turi quiz Allah ilala turi muri Top Up ibintu babinsetsa ngo bari kwa Yago ngo irene arizinjye numva ngo na free max ya biti very kubundi bira n'ibyahe biba kwisi nanjye sinzi kana gozi ko Top Up yibera ku kwezi cyogajuru cyaranzanira n'ubu ngo kizagaruka kumfata ariko niba kizaza ryaye kandi ngo kimaranga imyaka ingahe naye nakwamye ewa kuri Top Up TV umva utuje utekanye. By the way alongside is OGBOY the African virus the voice of the hustle, the voice of the street. Turi kumwe wagwana wakafroka wagwana ewa umve meze fresh yola madara mo yola mado the virus
hip hop ngiye kuyihibana wallahi na top up na Toxa niko yangwiriye barumva Toxa none yansanze ku kwezi afite ngo icyo bita top up TV afite idarapo rya yahagaze ari kuva icyuya wallahi avuga ati nje gushaka umita OGBOY ari ameze ngo si umuntu nje gushaka uje kunshakira ku kwezi kuva nabone wagambe mbonye mu nsanze hano ku kwezi abo bro hano aboro ni na fresh man wari wabona ari fresh ya hose ataraza n'abasista dungo banza ko ari n'abasista duno no hari abapanama baramanutse cogama yarabasize ntabyo uzise no mu kantu ko bararyamye bajyama na genge yanjye ku ruhande rukara gang barukara gang rukara dynasty apana babana b'abakoloni batuzana ibintu byo kutwishayisha rukara gang niri kwisonga na ball mukanya urabona nka pome imanutse cyangwa avoka hana bari uduti twa fresh turenze tumeze neza kabisa Edeni baravumye ini rukara gang dynasty ini Imana yafomye ngiba babana ngo yikundira gakondo batushe Imana tubwiye ati Imana rukuno ngo yabwiye Allah Imana yavuze ati nimurye kuri kiriya giti rukara gang rero natwe batubwiye ati nimukishinge by'abazungu mukundi gakondo y'abirabura twifunga ati rukara gang rukara dynasty abahungu banye muzabona platform kandi by the way ibintu byanyu mwikora ngo mukareba ngakantu ngo mukareba muskipinga agatoki kuri subscribe like tuzamura byinshi impano z'abanyarwanda amatalent amakomedi R&B hip hop niyo ya mbere for the first izindi nyandi kuvuga ngo ndi kuzivuga no bazivuga hip hop hari ariko uzi ibintu bitaga ngo ari gucafuza urabizi nimba wariza high school ibintu bitaga ngo gucafuza hari naho bitaga ngo gukecuza hano bitaga ubundi bansigaye numva ngo ni icyango ariko ni drip ariko hip hop ni drip ya roho ni icyango cya roho ni igicafuzo cya roho ni ponje ya roho yewa iroza shumi yanjye nubwo wapfusha umuryango wose rafiki yangu kwa kundi tuvuga ati reba nkane nk'impanuka ejo mu ndize kuba warayumvishije abapeti batatu yewana kiperi bana Imana yabakubitiye kore rimwe kuri conversation bose bahita bakomeza bahita bayitaba rero nka hip hop ngakurira nk'umubyeyi wawe yifasha kumva hip hop yakumva tuje uriya wifasha ugera kuri grand père kuba umuntu bose ukababura ariko kumva hip hop irakugarura hip hop ngiye mpamya ko igitumye mbaho mission yanjye ituma mbaho kuri nose ni hip hop mwe ntago nyita hip hop ngiyewe double H hari none ngiye kwikubita ibare ejo mu ndaramara ndi gukoresha ariko amakikoro iracyabora ni ruganda rwenya barashaka kugura amakikoro iracyakora cyora ni iri painting isigaye neza ntago mbikurikirana cyane ndashaka kugura amabara arenze hip hop ngiye kwikubita ibara ejo mu ndegeze aboro sanga inzu bita hip hop ni kumwe na rukara king wanjye kabisa twagiye gupula ahantu mu majango twifunze fo tugera boro imvura iragwa byatari imvura iragwa wana hamvura igukubiye gusanga jango wallahi ukisha ku giti kikagwa ati wambabare nanjye ngo kikakwanga ati subundi wa vipi sawa kuri kunyitsirita igiti kirakwanga man no dora nagasaza katubwira ati nimba muri aba last no muri aba stone nimba muri baliyo hari inzu bita hip hop mugenda ari mwuga mama inzu hip hop twagiye tuyisanga wallahi izo twasajya ari agahinda shome hari ibigunda yarasenyutse wajya n'abantu bakibamo yaragiye iba nabi nise bayise hip hop kubera imeze gutyo cyangwa imbere yari inzu irenze muri za 90 hakiba ba big na ba pack hakiba ba easy ibakibamo yari inzu irenze ariko haje kuza aba pussy nigga nk'ama bitches nigga n'ama bitch ibintu nk'ibyo baragenda nyine imizuba yayica iba fo ariko iyo nzu tukigenda twe na rukara gang tugiye gukora icyo bita umuganda tugiye kwikora umuganda tuyikubita ibara ewana tuyikubita imibavu ibanze nahumure ase n'aba gang bo muri rukara gang nabo bafite bazi rap bya dance none se ugwajya muri rukara gang uri ikiragi bazi rap
burya iyo ari gang bari abandi bantu bafite izindi talents zitandukanye. Rukara gang ubundi nakubwiye Rukara gang bo naba rapper. None akaba na Rukara dynasty. Ni bibiri. Rukara gang naba rapper. Rukara dynasty arimo choreography, aba pro. Nawe rega Toxo nawe wageze muri Rukara gang. Nose nawe wayigezemo. Ubundi ukuna wundi mujyamana atari Rukara gang. Nago yitevi nago BBC ya interview ngo nyifate. Ari umuzungu. Reka. Ni Rukara gang. Bw'iwana gutya. USA n'abavuga ngo Black Lives Matter ba Martin Luther King bose. Ariko Rukara gang by the way. Uko baryamye. Niyo mpamvu wagize irungu. Ni kamera ndi kubona iri kundeba ubwayo ikabona Rukara gang ari kuba yamenye ira kamera by the way. Yari kuba yamenye batayikozeho. Ni image. Batayikozeho. Kuri mic ya mic ya hatari. Wallahi. Gang iri tayari ubundi tuhashumike kabisa. Shatuzashumike brother. Kandi brother do. Kimbaje nuko usanze abasista do barya n'aba basista do. Arabava South Africa. Arava mu baratino za Panama za Espagne. Ari Panama za Espagne Jamaica. Aba basista do batebwa wallahi. Kandi ni wanabavugisha. Kwavugisha ntabwo bishoboka. Urabareba gusohoka ahita wumva kubareba bibihagije. Toxa ariko wanzindukiye wallahi nuko usanga ngiye burana mbarahagaze bw'umusinze nera agapongeyo gato mba ndi tayari ariko nicara njya kubona ariko sinzi ukuntu naguyemo n'izi kamera zisetinze sinzi ukuntu bigenze ngiye mbonye iri kuma mikoro ngo vuga tubikora nk'amaji avuga ati se ibintu byagenze gute Rukara gang byagenze gute birangiye tubaye ba Nyakso nibo bakunda kamera se none sikaye bamora mbona abantu sigaye ncana phone namara gucana phone by the way abantu babazi ko ngo barapa ngo na tujya tugera hariya tu sigaye ncana phone abona nkabona ngo Nyakso abona nyine abana nibo bakunda kamera ariko ngiye kamera buriya ngiye ntago nkunda kamera ahubwo nkunda Mike izangeza kure wallahi Mike izangira icon idol superstar everywhere Mike izatuma dusa niyanzu yipapo nakubwiraga imiganda myinshi kuri kupa nimba rize kwiga mu bigo by'abapadiri hari ikintu bitaga ngo amatepe amatepe yaga ari itegeko nka class ko nasanga nka class ya senior 3 bayikubise nk'ikibuga cyose ngibanze giharoro amatepe ya danje mu nze yipapo tukayikubita amarangi ariko niyo tuzayisiga irangi ziranye tuzayisiga y'umukara Rukara gang hip hop igiye kuba umukara yewana bapiki na yewana tugiye ko tuyikubite yongere wanziki kwa makoza ngo na convention haraka reka barahabeshyera hip hop tugiye kuyikubita kuryo na big na paka bifuza kongera bakagaruka basi ari amaghost makagaruka basi amaghost ngo bayinjiremo kuko nibo baheruka kuyikubita nibo beruka iyo nzo nibo beruka kuyigira bakimara gukomeza big na paka ba easy muri za 2000 abantu baje baza ba nazi bafajo abantu nkabo ariko ngo hip hop isigayiza sigaye njya kuvanga mva ingoma ngo haje icyo bita ngo drill bura ninjyana mpinga kandi buranye njye ngikoraho tu ariko trap ura n'umwana wa hip hop trap naribi trap wumva umupeta gukubita haso ye na struggle ye ariko drill uzajya wumva sinzi umuhanzi njya numva hano mu Rwanda ujya uririmba ibintu ng'inkoko ngisoko ngo foko ngo koko ramanza ariko bamwita guki by the way ntago muzi umuntu uririmba inkoko bro ng'inkoko ngo kuri KFC arahari kandi umusitari kandi Toxa cyane ko kutamuzi aha nawe nzi kabisa njya mwumva ngo batangira bava ngo kri ng'inkoko ngisoko ngo KFC ase wabanze ngita ngo ki wonzuri ngo krr wonke Kevin
Wowe bita Kevin njya mwumva ngo ish niwe uririmba inkoko n'isoko n'ikindi pega injyana yabaye mbigwe inkoko isoko kandi sha wallahi bajya kuvuga ngo mu ba hip hop akaza for the first cya for the second cya for the third arakunzwe nyine ega abantu bose akunda ibintu arakunzwe ntago naramupinze by the way arakora kabisa kuba muzi kuba mvuga numva n'utuntu twe nawe ukaba umuzi yarakoze kandi afite aho yabikuye gusa buriya mu Rwanda abantu bajya nkubita buriya abantu bagikora abapeti bitwa ba Kenya Trap cyane cyane abapeti NY buriya abapeti NY abapeti NY bajya bangoma muri rimwe Betray kabisa Betray na Bushido nuko Bushido ariko nagiye indikazo nyine y'Imana yagiye rahaga sigirwa za Dubai ari muri za kirika ngo kirika hagakidukoma zangoma zayo zo kugasima za kera ariko Betray still aragukubita ubundi hip hop ni ubundi bayita voice of the house cyangwa voice of the struggle hip hop ni njyana ivugira rubanda ivugira bose harimo na za trap zose aho ngira drill bomva ngo bish pull up ewan top up ku cyogajuru niho turi uno twibereye dutegereje icyogajuru kizatumanuka ariko kizatumanuka nahitashya wallahi azahita kuri no si ha toksa yes sir reba ino mike mike bari biteye ubwoba ugira ubwoba bwa Mike nawe ntabwo ubugira ahubwo urayifesinga kuri mike kugeza hano utatekerezaga cyane cyane nka mike yo muri sto ngingiyo ntabwo bingiyi no bintu by'amakwema mbona bayifite bari gutanga abashiki bacu wallahi ariko bataga ku nkana bakubise iki black label umukobwa aragiye batanga black label nge niza kwitabira ubukwe ariko nyine bari twatuntu ngo bakina ngo babyitaga ngo ni za dote cyangwa iki bintu ajya ngo ni gusaba no gukwa kabona ngo umusaza ngo ukora umuryango w'umukobwa ngarasabye ngo bamukubite inzoga ngo ni n'urukamba rwa danger ruva nka rukagera hirya bakarumuzingatiza bakahita bamukubita n'iki black label ngo umukobwa wanjye ngo dore ngo umugabo n'uyu wallahi rero nagiye gushaka black label shaka igikamba njye gushitura icyana agari cyane ikibakanga iki baby boy gisheri cyanjye cyaburi Yohana kiteka ryose zicana kuno bakita hip hop icyo nicyo cyana cyane njye gushitura rukaragengiza bambaye ikoti padi uzadusezeranya we simuzi gusa hip hop uranda Yohana yigize sheri padi ntago ari Mike padiri nicyo bita inyenyeri star niyo nibimfasha abantu gusa ariko twibagiye ko ari kwa mbere buriya ngo iyo umuntu ngigeze ngo umuntu ukamusaga kwa mbere ngo ameze gutya ntabwo aba ari ku isi wapi top up ku bicu abandi baba basaza babyigana n'amakarita za tabadgo ndi gutinda wana boss wallahi ranjye yahuzo bari kwirukanka abandi ku moto ati abandi kuri deal nyinshi zishyushye abandi kuri wana big deals horaho badaya kandi kananye kuva kuri hip hop mbere ko birangira nabwira kubona ubukunzi ba top up ku bakunzi ba hip hop kinafasha abanyarwanda mwumve ko rap cyangwa hip hop atari injyana y'ibiwarangwa y'abantu ngo basaze ngo abantu ngo bishwe n'ibiyobyabwenge ngo abantu ngo abantu nyine ngo byananiranye hip hop ni injyana ya buri wese ni injyana yoza roho ni cyangwa no kora kwenye drip y'ubwonko ahantu hose abantu bumve ko hip hop ari injyana nk'izindi batumva ko ari yanjyana yumva abantu ngo bananiranye ngo abantu ngo byanze ngo abantu ngo bahora ngo amashene ngo abantu ngo bahora ngo yewana ngo kuri operation zilenze hip hop wumve ko ari injyana wallahi ubundi hip hop nyifata nka prophets ariko muri niba nizo reba mu movie ya kera
uyifata nka profe cyangwa messenger. Buriya hip hop ivuyeho buriya kuri nose. Buriya ngiye mu buzima bwawe numva ingoma ebyiri. Numva hip hop cya reggae. Iyo numvishe reggae cya hip hop. By the way nubwo ndumva ndi umurapa ndi n'umurastafari by the way. Ndi n'umurasta. Na rasta nayivugira nga na rasta ntabwo ari wa muntu banze byanze wapi. Gusa mwumve ko hip hop ari injyana yoza roho, ari injyana y'abana ari kame esprit bien kuri discipline. Kandi niba bagiye kuri mic bari kubwira gusa hip hop ni injyana idatuma wifata. Ni akakurimo pain yose ikurimo, ikikurimo cyose gishiye kuri mic birangiye none na toksa. Abanza bwe top up ko bimeze ko bivuga wallahi ngiye ku kamasa. Ngewe wallahi mwana yashije amazi. Siko yankubise ko nazilengaje nazifuna kizama kadege. Murafata ubunyano ryarese ahubwo. Ya wakoze cyane twabanye muri kino kiganiro twari turi kumwe na OGBOY. Iyi ni Top Up TV. Wowe utarakora subscribe, just go and tap the subscribe button. We lock it like nobody's business.